Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nato hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe ukosoye, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore imwe utsindi ikintu ubusabwa nukubonera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo rero ujye uhita ukibonera kugiye mbere yuko ureba ino video, ujyaho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo maze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe utsinda ugira ahita ukibona ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami, ugira ahita ubibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko amaze gukanda subscribe aho hasi, ariko nkwibutsa ko ushaka kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu kandi tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Bikorwa gute? Uduha amasaha ubonekaho ku munsi, iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsindira. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza mwa bino byapa. Ese kiriya cyapa kiba gitwaye ibintu byaturika byafata inkongi ni ikihe cyapa kiba kiriho? Mwa bino byapa bine baduhaye, tegereze neza. A ni icyapa cyanditsemo ngo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda cyiza birasobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. B ngo ni kiriya cyapa muri kukibona kirimo kabiri ye inyuguti imibare, ariko hakazana kiriya kirango cy'umutuku, hakaza kino cyapa cyo kuri se gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, akazana kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine ni ikihe kiba kiri kwa kiriya kimodoka gitwara ibintu byafata inkongi cyangwa se byaturika? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe. Nkwibutsa ko ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, nandi wagikura kanda subscribe niba uri kwitegura gukora vuba aha kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi ikintu cyose cyagufasha tugigushyiraho ku gihe. Kandi hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa uri kubona ko kirimo ikirango cy'umuriro, kiba gishyira kwa biriya bimodoka bitwara nk'ama essence nk'amagaze kugira ngo umenye ko ibyo gitwaye byaturika byafata inkongi. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B, ndakeka ko ramaze kwandika ku papuro. Nkwibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Twandikire utubwire akarere ushaka gukoreramo, utubwire itariki ushaka gukoreraho, utubwire isaha ushaka gukoreraho, tugufashe kubona kode aho waba hose mu gihugu. Tunagufashe kuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko mugiye kubikora. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ukoze impanuka baribaza se koko yari impanuka cyangwa nuko utari ufite n'ubwo bumenyi bwo gutwara? Ese bakubaza ikihe cyangombwa? Arangwa icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga. Bega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Sega ngo uruhushya rw'agateganyo. Deka ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese ni ikihe cyangombwa bashobora kukwaka? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, bakavuga se
ko wagonze cyangwa wakoze impanuka, yari impanuka cyangwa nuko udafite n'ubumenyi bwo gutwara, bagahita bakwaka ibwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni perime, bakwaka perime. Ndakeka ko nuzwitamo B, ndakeka ko nuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikitegereze neza, kibaza ngo kirabaza ngo iki cyapa cyacu gifite ishusho, iyo bavuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari mpande eshatu, ese kino cyapa uri kubona ari mpande enye, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga? Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa rero gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo aho banyura bazengurutse. B ngo cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C ngo cyerekana hegera inkomane. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, cyerekana aho banyura bazengurutse. Mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri rompwe, kikuba kikwereka ko ugiye kugera hariya kuri rompwe. Bigusa ko video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyigukorera iteguye neza. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video iteguye neza. Bino bibazo biri mu iyo video uramura kwireba, nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kandi iyo ugizemo ikibazo uranyandike cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko namuzwitamo A aho banyura bazengurutse, ndakeka ko namuzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa cyacu. Ese kino cyapa cyo wowe turi gukosorana ikizame uri kubona kino cyapa gifitiye ishusho? Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, ubuso butukura cyangwa bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? A ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, B ngo ntihanyurwa, C ngo umuhanda udakomeza, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Kino cyapa rero kikubwira ko hatanyurwa, we ntabwo wemerewe kujyayo, ariko bariyo uzabona bari kuvayo. Noneho hari n'ikindi kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, aho wowe ukibonye uba utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Cyo kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Icyo cyapa cyo nta kirango kivugira. Ubwo rero hari igihe banakibajije mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso busute, uzavuga ko busa umweru. Murabizi hano musora ikizame nkakogera ku kibazo kimwe nkagusobanura nk'ibibazo bitatu kugira ngo dukosore ikizame kimwe, ariko twiga ibintu byinshi kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Rero ndakeka ko ramuzwitamo igiso cy'ukuri aricyo B, ntihanyurwa. Ndakeka ko ramuzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ko amaze kureba ibi bikurikira. Uri kugenda mu muhanda, ubugari bwawo ntabwo bwatuma unyuranaho, unyuranyeho wateza inkomyi. Rero bushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe mwa bino baduhaye. Arabanga umuvuduko w'abanyamaguru, kamanzi ukareba se abanyamaguru bari kwihuta cyangwa bari kugenda gahoro. B ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye cyangwa? C ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe? Hari abanyamaguru benshi cyangwa se hari abanyamaguru umwe? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe biba byemewe kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka gusobanukiwe, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamini urakora ejo cyangwa ejo bundi urahita ugikora, murabizi biragaruka. Wifuza kubona ikintu cyose nshyizeho cyagufasha gukora rimwe ugahita utsinda, ukanda subscribe hasi. Waba ukeneye ko nkwigisha uri mu mujyi wa Kigali ho, ndaza nkakwigisha umunsi umwe, undi munsi ukurikiyeho ugahita ugenda mu kizamini ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 bibafashemo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese iriya mirongo igaragaza iki? Ari ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri, beka ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyabitende, seka ngo hanyurwa n'abanyamaguru, deka wabona iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kirero. Mwa bino bisubizo bine baduhaye uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ni mu ndimi z'amahanga mwebwe mubyita ngo ni muri zebra cross. Iriya mirongo ubona ko ihagaze, nuriya murongo urombereje hagati mu muhanda ugabanya umuhanda mo kabiri, umubona ko uhagaze. Bivuze ko iriya mirongo ibiteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, kandi mwebwe mubyita ni zebra cross. Murabizi nahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko muzitamo se, ndakeka ko muzikandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ara ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Iyo bavuze ikorosi ni nko kuvuga ikoni. Mbega ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Seka ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye. Deka ngo bikurinda umuyaga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni be, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba? Oya, ahubwo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Bifasha urumoroki guhagarara byoroshye? Oya. Bikurinda umuyaga? Oya, ahubwo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo kugira ngo ataguteza ibyago cyangwa ngo wowe umuteze ibyago. Ni hahandi uba ugiye kudepasa agahita yakubonye kare agahita kubuza, wenda iyo ari kubona imbere hari nk'icyago. Ikibazo cya munani kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Wakora iki? Araba ngo guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Bega ngo kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ufunga ugafunga ikindi cyerekezo. Se ngo utegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko ukingirijwe n'imodoka ihagaze, nicyo wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba cyakozwe. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugezaho ureba neza kugira ngo udahita wihura mu muhanda ugahita undi muyobozi w'ikinyabiziga kugonga. Murabizi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda ukagenda gahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ndakeka ko ramuzwitamo ndakeka ko ramuzwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo nta mategeko kugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni ese nuwuhe? Iravuga ngo ni kilometero 60 mu saha. Beka ngo kilometero 40 mu saha. Seka ngo kilometero 25 mu saha. Deka ngo ni kilometero 20
mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni abari kilometero 60 mu saha. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo iyo utwaye ikinyabiziga cyawe mu nzira nyabagendwa. Ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, bakakubwira ati bitewe n'ukuntu uri kwihuta uragenda kilometero 80 mu saha ntudahindura umuvuduko. Bitewe n'ukuntu uri kugenda gahoro uragenda kilometero 30 ntudahindura umuvuduko. Rero zino modoka zo zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ari kilometero 60 mu saha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10. Kibaza ngo kirabaza ngo iyo ni amategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni ubuhe? Ari ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 75 mu saha, D kavuga ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano mavatiri akoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi ariko afite uburemere butarenga ibiro 3500. Umuvuduko ntarengwa wayo ni C. Ziba zihuta cyane. Abari kilometero 75 mu saha. Murabona ko ni umuvuduko munini. Ndakeka ko namuzutamo C. Ndakeka ko namuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igihe gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese kigaragazwa ku buhe buryo? Araba ngo itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. B kagwa gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Nkwibutsa ko ibibazo biragaruka niyo mpamvu tuje gukosora kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Nkwibutsa ko uri hafi gukora ukanda subscribe, ikintu cyose nkize ukagira ahita ukibonera ku gihe. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha waba hose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu ukora ntabwo kigoye, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 078 935 16 26 katubwira amasaha ubonekaho ku munsi yageze. Turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare mu gihe gitoya tugufashe ko na kode tunaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Nkwibutsa ko uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame nabwo uratuhamagara tukabigufashamo, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo metero 2.50, B ngo metero 2.75, C ngo metero 3, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe hano? Ndatekereza ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndatekereza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, abari metero 2.75. Kino kibazo bashobora kugihindura, ndabizi bashobora kugihindura bakavuga ngo A metero 2 na santimetero 50, B metero 2 na santimetero 75, C santimetero 3, D nta giso cy'ukuri kirimo.
uzahita uhitamo metero ebyiri na santimetero 75. Kuvuga ngo metero ebyiri na santimetero 75 no kuvuga ngo metero ebyiri n'ibice 75 byose ni kimwe. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ndakeka no uzitamo rero B, ndakeka no kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo volomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ateganye bigomba kuba bifite ibikoresho byo byumvikana mu ntera ikurikira. Cyavuzeho n'ikiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Ese intera ingana iki? Araba ngo muri metero 200, B ngo muri metero 150, C ngo muri metero 100, D ngo muri metero 50. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kiye rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Yayigomba kuba ifite ibikoresho byo byumvikanira mu ntera. Hano iso cyukuri nta kindi ni C mu ntera ya metero 100. Cyavuzeho n'ikiri muri metero 100 ugahita ubyumva. Ndakeka ko uzitamo C, ndakeka ko uziyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Kwa kundi uca ku cyapa, niba ari icyapa kikubwira ko uciye ku kayira k'amatungo, ugiye kugera ku kayira k'amatungo ukava ku icyo cyapa ukagenda intera runaka ukabona kugera ku icyo kintu bari bakubwiye, ukabona kugera kwa ako kayira k'amatungo. Nibyo bashatse kuvuga hano. Ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ukagitaho icyo cyapa ukagenda intera runaka ukabona kugera ku cyo bari bari kukubuza cyangwa ku cyo bari bari kukumenyesha. Araba ngo muri metero 150 kugeza kuri metero 200 uvuye kuri cya cyapa. Mbega ngo muri metero 100 kugeza kuri metero 150. Seka ngo muri metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi izo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, abari metero 150 kugeza kuri metero 200. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura kora mu kanya urahita ugikora. Murabizi bazoragaruka kugira ngo nugerwa uzakorera mu itutsinda. Ikintu busabwa no gukosora ikizami cyose ngushyireho ukareba ari amasomo mba nagushyiriyeho abara yagufasha kwawe kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatarimo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibikurikira. Hagomba iki? Araba ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Beka ngo baherekeza babiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, na B ikaba ari iso cy'ukuri abaherekeza babiri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi iso cyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri niwe uba ukenewe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ikimenyetso kibyerekana iyo byambukiranye umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwaho. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bigendwamo n'abana, mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ibinyabiziga bigendwamo n'abana, na B ikaba ari iso cy'ukuri ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Kino kibazo gishatse kuvuga ngo iki? Murabizi ni iki kinyabiziga gihagaze impande y'umuhanda inzira nyabagendwa kiba kigomba kuba hari ukuntu kiri kugaragazwa kugira ngo kitabera imbogamizi
abandi bari kuza bari gukoresha iyo nzira nyabagendwa. Ariko bino binyabiziga bigendwamo n'abana, twa tugare abana baba barimo basunika, mubona ko nta binyoteri tuba dufite. Mu gihe turi kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa mu gihe turi kwambukiranya umuhanda badusunitse, nta binyoteri, nta kuntu biba bigomba kugaragazwa. Ndetse na tuno tugare tugendwamo n'abamugaye, mubona ko nta binyoteri tuba dufite. Iyo turi kugenda iruhande rw'umuhanda nta kintu kiba kiri kubigaragaza, n'iyo turi kwambukiranya umuhanda ntabwo bitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo se, ndakeka ko usobanukiwe. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye gukora rimwe, kanda subscribe hasi, ikintu cyose cyiza waba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17, kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? Araba ngo muri metero 100, B ngo muri metero 50, C ngo muri metero 40, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndatekereza ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, abari muri metero 40. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero 40. Iyo vuze igihe ijuru rikeye ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko nta gicu kibuditse gihari, ijuru rikeye. Nibyo bita ngo ijuru rirakeye, nta bicu bibuditse mu kirere. Ndakeka ko ramuzitamo se, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyahise bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A iravuga ngo mu mezi 2, B kavuga ngo iki? B kavuga ngo mu kwezi kumwe, C ngo mu minsi 15, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hari ibintu bibaye ngombwa, biba ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri karita. Ese biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro n'amahoro? Yego. Bikorwa mu gihe kingana gite? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igiso cyanya cyo. Murabizi bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo cyitegereze neza, kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ikimenyetso kibyerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza cyangwa birenga ku mpande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Kino kibazo sura cyumvishe, kiravuga ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka mu butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo wagenda utwaye ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura mu muhanda cyangwa birenze ku burumbarare bw'ikinyabiziga byabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga. Ariko ibyo ntibibujijwe. Hari ibinyabiziga byemerewe kuba byagenda hari ibintu byashyize mu mbavu zacyo ku burumbarare bishobora kurenga ku burumbarare bwacyo cyangwa bikagenda biri kwikura hasi. Ese ibyo binyabiziga byo ni ibihe bibyemerewe? Kuko batubwiye ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibihe? Arangwa imashini zihinga. B ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Niba ziri guhinga birashoboka ko hari ibintu biragenda biri kwikurura hasi, birumvikana.
cyangwa ngo bikagenda byarenze mu mbavu z'ikinyabiziga. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe kirabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gukira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ntabwo wagenda ikinyabiziga cyawe gitwara toni 10 utware 15 biba bibujijwe, ariko ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ubwo bivuze ko hari ibinyabiziga bibyemerewe. Ibihe aranga ibinyabiziga bya polisi, beka ngo ibinyabiziga bihinga, seka ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese ni ikihe kinyabiziga kiba cyemerewe kuba cyaba cyatwara nka toni 10 kikaba cyatwara nka toni 15? Tekereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mubona bya bimodoka bitwara itaka, hari igihe bishoboka ko kiba cyarengeje ibyanditse ku karita ariko cyo kirabyemerewe. Ndizera ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ikintu busabwa no gukanda subscribe hasi. Ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero kino kizame ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe ikintu cyose nkizeho tukibonera ku gihe niba uri kwitegura gukora vuba aha. Kwibutsa ko ikintu cyose cyagufasha n'ahandi uba wagikura uretse kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kode ziri koneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 35 16 tubigufashemo. Ukeneye kwiga ukoresha nimero tukabigufashamo, kaduha amasaha ubonekaho ku munsi atakugoye. Yageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukazwizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe